Uwiteka Imana akwihesherezeho icyubahiro mu gihe gisa nk'iki, agukura ivata mu kanwa wamamaza ubwami bw'Imana, bigukundiye ubwira abantu ko Kristo ari umwami yahozeho kandi azahoraho. Ni igihe gisohoye cy'akarengane, abantu bakazira ubutumwa bwiza, abantu bakazira ko basenga, ariko Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kuri uwo munsi mubi, babarenganya ngo nibamara gukomera bazakoreshwa iby'ubutwari, bazahagarara bahamye kugira neza kw'Imana, bazahagarara bavuge ko Yesu umwami w'amahoro yemeye gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Bazahagarara bavuge ngo yemwe abasiganirwa nk'imbere iyo tujya, ngo turabona Zaburi ya mbere. Reka mbifurize kugira igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha, saa sita nziza, mugoroba mwiza kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'igihe uhitiyemo gufata cyangwa ukumva igitondo cy'umugisha, bitewe n'amasaha ya GMT yaho uherereye. Tukwifurishe kugubwa neza mu mwami, urukundo rw'Uwiteka Imana rugwire ku buzima bwawe, Imana igukureho icyangiro cyose cy'abadayimoni, igushyireho igikundiro gituruka ku Uwiteka Imana. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Imana igushoboze kuyikunda ndetse no kuyikiranukira, kandi Uwiteka Imana akwihesherezeho icyubahiro mu gihe gisa nk'iki, agukura ivata mu kanwa wamamaza ubwami bw'Imana, bigukundiye ubwira abantu ko Kristo ari umwami yahozeho kandi azahoraho. Ni igihe gisohoye cy'akarengane, abantu bakazira ubutumwa bwiza, abantu bakazira ko basenga, ariko Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kuri uwo munsi mubi, babarenganya ngo nibamara gukomera bazakoreshwa iby'ubutwari, bazahagarara bahamye kugira neza kw'Imana, bazahagarara bavuge ko Yesu umwami w'amahoro yemeye gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Bazahagarara bavuge ngo yemwe abasiganirwa nk'imbere iyo tujya, ngo turabona ururembo rwera Siyoni, ngo kandi umuntu wese utejejwe nazarugeramo, uwihakana Yesu nazarugeramo. Uwiteka Imana gushoboze mu gihe kigiye gusora cyangwa mu gihe gisa nk'iki ngiki, kandi koko tukirimo, aho ugomba guhamya kuri umukobwa, ugahamya kuri umusore, ugahamya kuri umugabo, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Biragoye. Ari umuririmbyi naramukundaga cyane, na n'uyu munsi ndamukunda. Aho namukundiraga naravugaga ngo mu muririmbe n'abaririmbyi bagenzi banjye, korali yitwa Salvation Light, barajyaga bakunda kuririmba ngo urebye iyi minsi n'ibihe tubayemo ngo biragoye kubinyuramo, mwami tutagufite naho twagera, udukomeze utwambike imbaraga ngo kandi utuyobore muri uru rugendo. Ariko Mana udukomeze utwambike imbaraga kandi utuyobore muri uru rugendo. Hanyuma rero nge nitwa Pasiteri Imanishimwe Emmanuel. Iki ni igitondo cy'umugisha cyo ku itariki 26 z'ukwa 9 2023. Dushimiye Imana. Umva undi muririmbyi wa Salvation araririmba ngo niki senari gutanga kugira ngo mbe nyiriho, kugira ngo ngirirwe neza, ngo nagaciro namba nari mfite, ngo ibyari binyasamiye byari byinshi cyane. Mama, papa, mwene data, mushiki wanjye, ibyari bitwasamiye byari byinshi cyane, ariko Uwiteka Imana yaraserutse araharwana, yongera araharwana, ngo isi yose yumvikana mu rukundo rwe, kubera data wa twese yemeye gutanga umwana wayo Yesu ikunda, kugira ngo twe tumwizeye tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Yemera kuza mu isi, yemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, arahambwa, amara iminsi 3 mu gituro, kuri uwo munsi arazuka n'icyubahiro. Maze umwenda wari ukingirije ahera utabukamo buri wese yigereramo, inuma n'intungura n'amapfizi
nama twari kubikura, ariko Yesu yaraje araducungura. Nimba utaramumenya, uri umukobwa ukuramo inda, uri umusambanyi, uriherereye ugakora ibiteye isoni, uri umwicanyi, urabizi wabuze amahoro, urarusimbagurika kubera ko nta mahoro y'umunyabyaha, uwo Yesu yagukuraho ibyo byose, yagukuraho ubwo buretwa. Yesaya 10:27 ngo maze uwo munsi imitwaro baguhekeshaga izakuva ku bitugu, ngo kandi uburetwa buzamarwa no gusigwa. Gusigwa gukomeye ni ukwakira Yesu, ni ugusigwa gukomeye ni uguca bugufi ukihana ukavuga ngo mwami Yesu mbabarira, ngirira neza, n'abarambara mu mubare w'abahiriwe abo uzaraga ijuru. Imana itugirire neza kandi igufashe cyane. Urakwiye kuza, garuka kwa Yesu aguhumuriza, ahindura amateka y'ubuzima bwawe, akugirire neza. Kandi Yesu nta numwe aheza, ahora ari maso, ahora ategeye amatwi buri wese umwambaza. Va mu gukuramo inda, va mu guca inyuma umugabo wawe, va mu guca inyuma umugore wawe. Ibyo ni ibyaha Yesu yanga byatuma utagira ubusabane. Va muri iryo shyari, muri iryo gomwa, muri iyo kamere, muri uwo mujinya. Yesu akugirire neza. Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana. Urakwiye kwiboneza nk'uko waboneye, niryo jambo tugiye kuvugaho. Mana ndagushimiye kubw'iki gitondo cyiza cy'umugisha. Mwami ndagushimiye cyane kubw'abadamu, kubw'abarwayi, nubwo bari mu bitaro batakaje ibyiringiro, ariko biracyashoboka yuko haracyari ibyiringiro yuko bakira, bakongera kugira ubuzima buzima, bakongera gukira paralize. Birashoboka yuko uyu mushomeri yabona akazi nubwo yadepoje amaze igihe kirekire atarabona akazi. Birashoboka yuko uyu nguyu wapfushije ubukwe kenshi, wabenzwe, wagumiwe, mwami haracyari ibyiringiro ko yakora ku mariage ukakora igitangaza ku mugaragaro bose babireba. Haracyari ibyiringiro yuko uyu baciriye witeka ko atakihana ibyaha, atava mu byaha. Haracyari ibyiringiro mwami ko wamusanga ugahindura umutima we nk'uko wahinduye wa Sawuli, mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Haracyari ibyiringiro papa, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko amateka y'ubuzima bwacu yahinduka, kandi tugufite nitwifuza undi murengezi. Urakoze bana natwe mu ijambo ryawe, kandi utwuzuze mwuka wera rwose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndumva nezerewe. Iwacu ku itorero muri Believers of Jesus Church, mu bizera Yesu, dufite amasengesho 21. Masengesho y'imbaraga Imana yahaye umushumba. N'amasengesho Imana yahaye umushumba udushumbye. Ni umugabo w'Imana Imana ihagurukije mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ni umugabo w'Imana Imana ihaye iyerekwa ry'abantu bose bari mu majune menshi, abantu bambaye ubusa mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, kugira ngo abafashe. Ni amasengesho afite intego yitwa gutwikururwa. Reka mbanze mvuge ku mushumba ho gatoya kubw'iryo yerekwa niryo ndi buvugeho ry'amasengero. Mu by'ukuri hari igihe umuntu yibwira yuko yambaye, nyamara yambaye ubusa. Abantu b'i Sarudi buri gihe bahuraga bajya ari n'abanyetorero. Ryari itorero rikomeye, mosherami, nshuti, my friend, ryari itorero rikomeye rifite ibyuma na za senti, bafite ingoma za durumu bazi kuririmba. Bari benshi cyane, baraturaga bakubaka katederali. Ryari itorero rinini, ngo ariko ryari ritwikiriye. Ngo bamwe bo muri bo ngo bibwiraga ko bariho. Bibiliya aravuga ngo zari intumbi zo kubabarirwa, ariko Bibiliya ikavuga ngo rero ndakugira inama yuko ugomba kwihana kandi ukaba maso bigishoboka. Ngo ariko nutihana rero ngo nzaza nk'umujura, ntuzamenye igihe nzakujya. Kandi mureke nze mabwire, burya umujura ni nka Satani, nta kindi kimuzana ni ukukwiba. Icya kabiri ni ukukwica no kukurimbura. Wibeshya ukamubona arakwica, arakurangiza. Imana itugirire neza cyane. Hari igihe rero umuntu atwikirwa, ukaba uri umukobwa mwiza utwikiriwe n'akarandezi wawe, utwikiriwe n'abatongereye bagahuhera baratwaye imyenda yabo, ukaba uri umudamu utwikiriye kuva washaka utaragira amahoro mu rushako, uri n'umugabo nuko utwikiriye. Utwikiriye
wambaye uwundi mubiri wa Satani, utambaye umubiri w'ubumana. Nicyo nifuza kukubwira, ariko turi mu masengesho kandi turi gusengera isi yose. Tuvuga ati Mana twikurura abantu batwikiriye, nawe rero ubaye ubyumvisha abango Mana ntwikurura. Imana ishimwe. Salomo, hari rero abantu bibwira yuko ngo turi muri Kristo Yesu ngo byararangiye. Hoya, Imana igenda itanga andi mayerekwa akwereka uburyo wakora deliverance, uburyo wakidelivura nawe ukava ku cyiciro kimwe ukava mu kindi, kubera ko ukavango, kubera ko Uwiteka nta muntu yaremeye gukina. Wayi ngewe natekereza imitekerereze mizima, nkareka kuvuga ngo nyuzwe n'ubushuti. Ari igihe unyurwa n'ubushuti bwo mu ijuru twikiriye, koko nibyo ukazapfa nabi. Mureke nse mbabwire, inzara iraryana, ubukene buraryana. Ni ukuri, sindi no kubabwira inyigisho z'irari ryanjye. Urakwiye gutwikururwa ukamenya yuko umukozi ku murimo niwe Imana yemera, wakora Imana ikaguha umugisha. Yesaya yavuze gute? Ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kandi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Iyo utwikiriye rero ntiwamenya gukora, uhita uvuga ngo Imana yambujije gukora. Ukibaza, Yakubu uzuko abakozi b'Imana bose, haba abatambyi, abari bari mu nzu y'Imana, bagiraga ibintu bakora, bakagira abagaragu n'abaja babafasha muri business zabo, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ritazagirwaho igisuzuguriro. Imana itugirire neza cyane. Rero hari igihe utwikirwa, ugatwikirwa. Salomo umunsi umwe yaratwikiriye, hanyuma Imana ishimwe. Ndashaka kuza gusoma ku ijambo ry'Imana mbabwiye kuri Salomo umunsi umwe yaratwikiriye. Arabimenya ko yaratwikiriye. Adoniya ashaka kujya mu mwanya we, yumvisha ingoma zirangiye, aravuga ngo I am going to make a reclaim. Ndashaka kujya kumekinga cyangwa gukora kurekarama, kujurira ku mwami ari we data Dawidi. Yavuze ko ingoma ari yanjye. Iyo umuntu atwikiriye, umugisha uraza ukenda kujya ku bandi, n'abandi bawuhagararamo bakibwira kubera iki uratwikiriye. Ntabwo uratwikururwa ngo umenye viziyo ko ugomba kurekarama Kanani yawe, ugomba kurekarama kuba mu mugisha wawe. Nicyo ngicyo twanashingiraho ngo umushumba sinzi ibyo yamubwiye, ariko uko byagenda kose tuvuze gutwikirwa tukavuga gutwikurura. Imana irashaka gutwikurura abantu bari batwikiriye. Mu izina rya Yesu nawe utwikururwe. Uyu Salomo, Imana itugirire neza, arangije amaze gutwikururwa, abwira abagore b'i Yerusalemu n'abakobwa b'i Yerusalemu ngo bari bakikije Adoniya. Aravuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu we, ngo mwe gutangazwa n'ubwirabure bwanjye. Ijambo mwese murarizi, ibyanditswe byera. Haleluya. Ngo hari umunsi muzamenya uwo ndiwe. Ndayamubwire ngo hari umunsi ugiye gusora abantu bakamenya kuri uriwe, bakubona gutwikiriye, ariko God is making a good thing to you. Imana igiye gukora ikintu cyiza ku buzima bwawe, igutwikurure. Arababwira ngo mwe gutangazwa n'ubwirabure bwawe, ngo hari umunsi muzamenya uwo ndiwe, ngo maze kwamburwa ubushwambagara, ngo ubwo nzabana n'umukunzi wanjye. Uwo ni umuririmbyi yakongeyeho. Ariko we Salomo yaravuze ngo, Imana ishimwe, aravuga ngo ese muzi impamvu nirabura? Nuko nari ntwikiriye. Mu yandi magambo we yavuze ngo muzi impamvu nirabura? Ngo nuko izuba ryarashe. Rero iyo izuba ryarashwe uratwikirwa, imiryango ikakwanga, abavandimwe bakakuvaho. Iryo ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari amarangamutima. Urakwiye kuva muri dogitirine mbi z'itorero ukajya muri dogitirine y'ijambo ry'Imana n'umwuka wera. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere 3 guhera kuri 1 kugeza kuri 4. Mu by'ukuri ntago turi butinde, ndifuza kuvuga ngo Imana ibahe umugisha. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Imana ishimwe. Nicyo gituma ab'isi batatumenya, kuko batayimenya. Ese uw'isi yakumenya atazi Imana? Wihangana nawe, niko turi abana b'Imana. Akadomo, ntago hari wakitso nashimye Imana, hari wakadomo. Haleluya. Abakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko
uko tuzamera ni kurerekanwa, icyakora icyo tuzi uko nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko waboneye, kandi ufite ibyiringiro muri we yiboneze nk'uko waboneye. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Imana ishimwe. Rero hari akantu nifuza kuvuga. Urakwiye kuvuga ngo ngomba kuba umwana w'Imana muri Kristo Yesu. Uyu Yohana yandika iri jambo yari afite ibyiringiro by'ubuhanuzi ari abantu ari kubwira. Kwata abantu bashobora kubasuzugura, bakabona muratwikiriye, bakabona nta kintu muri cyo muri iyi si, bakabona muri abasazi, muri ibigori. Ariko avuga ngo ubu turi abana b'Imana, niko turi, nibyo byiringiro. Mwene data turi abana b'Imana. Rero atangira avuga ngo nuko rero muri wewe urimo muri we ngo yiboneze nk'uko nawe abone, ngo kuko ukora icyaha atari uwe ni uwa Satani. Imana ikugirire neza kandi Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Nimba uri umukristo ukora icyaha ntabwo uri umwana w'Imana. Full stop. Ihane Yesu akugirire neza. Uvuge ngo ndashaka kuba umwana, kandi uce bugufu biharanire. Imana iguha umugisha kandi Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ni mwene so Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel. Shalom, shalom. Zaburi ya mbere.